Genge. Yo. Meze bite se? Ni fresh. Wana, ariko hari amakuru numvise wa kintu. Amakuru agenda ati. Ase ntabwo ujya wumva radio ma? Radio ni rimwe na rimwe nyine njya ngerageza nkacishamo nkareba gake nyine. Numvise rero man, urumva? Ya timu yitwa Kagabo Comedy. Yitwa Kagabo Comedy. Yakoze YouTube man. Yatangiye gukina films. Batangiye gukina cinema. Batangiye gukina. Bamwe na yambona ndabumva ndabumva. No se yo film yitwa nguki? Iyo film nabonye yitwa ngo niba ari umupfumu, niba ari igiki? Umupfumu. Umupfumu series. Umupfumu series. None se iyo film washaka kuyireba yayishakira. Iyo film ushaka kuyireba. Uhita wikaraga kuri YouTube ugahita wandikamo Kagabo Comedy cyangwa se ukandikamo umupfumu series cyangwa se ukandikamo Kagabo series. Izo zose ni inzira zishobora kugeza kuri iyo YouTube. Nabonye izo nzira zose zayikugezaho, amaze kujyaho films zigera muri 3. Shano kujyaho tukareba. Wallahi none reka nze nkubwire. Bitewe n'ukuntu nanjye ndi kubyumva numvise amakuru. Karadiyo kanje gahora ku musego. Numvise amakuru kuri radio ngo Kagabo Comedy team Kagabo Comedy yasohoye ngo film. Ese bari abana. Urwo rwego rugeze aka kanya. Ubu kintu nanjye ngiye guhita nkora. Ubu tayari nagiye. Ugiye guhita wijandikaho nawe. Bari abana ariko ndahita nama subscribe man. Nuko bari abana barakoze. Subscribe unyere kuri YouTube channel yitwa Kagabo Comedy. Nawe urebye wirebera ubwiza by'amashusho meza aturagurika kubi rwose. Shabo bantu nanjye ndabemera kabisa. Kora subscribe kuri YouTube channel yitwa Kagabo Comedy. Nurangiza uje kureba iyo film basohoye yitwa umupfumu series cyangwa se wandikemo Kagabo series. Nuko rwose murakora.